Yo, this is my people today. Yeah, it's your show, boy. The sky is moving. Your Pablo Papito Pachino Macadon Tigrica Scope Pistol. It's your back and sharp boy, pocket boy. I know the shina the vanilla the queen. It's your show, po. The sky is move. Yo, my people, mezemte. Ati se wowe umeze neza mukunzi w'ikiganiro Sky Show. Ati karizere ko umeze neza cyane aho tugiye kuza kubana muri update z'uyu munsi kabisa, aho navuga ngo zino update ngiye kuzikora ari muri weekend. So rero karizere ko na weekend yawe iri kugenda neza cyane, cyangwa se weekend yawe wayitangiye fresh kuko iki kiganiro nyikuze ari ku cyumweru. So rero kanizere ko nawe umeze neza ndetse tugiye kubana neza cyane muri iki kiganiro. So rero muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri utu dukuru turi street twagiye tuba navuga ngo twa trendinga, cyangwa se inkuru zagiye ziba trend kuri no mihanda. So rero natinze ni inkuru twaheraho y'umu DJ cyangwa se umunyabigwi muri no industry nyarwanda y'umuziki nyarwanda. Navuga ngo ni DJ wagize icyo awukoraho, cyangwa se ni DJ navuga ngo ufite uruhare runini cyane kuri no industry nyarwanda, kuko hari tafari yawushyizeho ndetse ari aho yavanye ino industry, ari naho yayigejeje mu gihe yari akibarizwa kuri no si y'abazima. So rero uyo na undi ni DJ witwa DJ Theo, aho navuga ngo kabisa ni umugabo uheruka kwitaba Imana, ariko navuga ni umunyabigwi twibuka cyane, nkomeza kumwifuriza kugira iruhuko ridashira. So rero uyu ni DJ cyangwa se ni umugabo wamenyekanye nka DJ Theo ubwo yari arimo aravanga imiziki muri kariyeri yahisemo, ariyo navuga ngo niyo kariyeri yari mutunze we na famiye, ariko uyu mugabo akaba atakibarizwa muri nosi y'abazima, aho ejo bundi yaje kwicwa n'uburwayi. So rero uyu ni DJ navuga ngo w'umunyabigwi, ndetse tuzahora twibuka muri no industry nyarwanda, ndetse tukamwibuka nk'umuntu wakoze amateka menshi cyane, kuko yagiye afasha abahanzi bagiye bakomeye hano tuzi for right now, harimo nk'umuhanzi Riderman. Ubwo we yanapfaga, Riderman niwe muntu navuga ngo muri iki gihugu wari ufite agahinda ndetse n'akababaro karenze kubera ko niwe muntu navuga ngo waba waramenyekanye mu buryo navuga ngo bw'uriya mugabo ngo ni DJ Theo, aho navuga ngo yashyize imbaraga nyinshi cyane mu kuba yazamura umuhanzi Riderman, tukaba twabumenye nka Riderman dufite for right now. Ariko uyu mugabo akaba yaritabye Imana ejo bundi, ndetse akaba yaranashyinguwe. Reka dukomeze kumwifuriza iruhuko ridashira cyane, ko twese hariya niho hantu tuba tugana, navuga ngo niho hantu usanga twese dushyira tujya abantu bose baba bagihumeka uw'abazima. So rero uwo na undi mugabo n'umugabo witwa DJ Theo, aho navuga ngo ni umugabo twitwestinga cyane, niwe muntu navuga ngo baje kuba navuga kuri no update kugira ngo byibuza twese aho turi tumuhe icyubahiro, kuko yakoze akazi gakomeye cyane. So another update, ni update zivuga cyangwa se zirimo ziravugwa kuri Fata kumavuta, akaba ari umunyamakuru wacu Jean Bosco kabisa, aho navuga ngo ni umugabo umaje kuba yakiyakira mu buzima bwa kigereza cyangwa se bwa kigororwa, aho navuga ngo uno mugabo kuba afunze ni ibintu navuga ngo yamaje kwiyakiramo, kubera ko ubwo baheruka kumusura navuga ngo ni umugabo wabashije kuba yagira icyo atangaza cy'ubuzima abayemo muri gereza for right now, aho yatangaje agira ati ni ukuvuga ngo kuba afunze ngo ntabwo burya ngo ari ibintu ngo biri kumucinjinga cyane, kubera ko yageze muri gereza ngo abasha kwiyakira, ariyadapta, ndetse abasha kumva yuko ahari nta gikuba cyacitse, nta n'ibyadanje. So rero na undi n'umugabo Fata kumavuta, aho navuga ngo ubu ngubu ari mu maboko ya leta, kubera ibyaha yagiye ashinjwa cyane bijyanye no kwibasira ndetse no kwataka umuntu akoresheje za mvugo zikakaye n'iki. Natwe turabizi nyine ibyo ashinjwa, wowe utarumva ibyo ashinjwa jya kuri Sky TV show sacingeho Fata kumavuta, urahita ubona ikiganiro cye nawe naramukozeho, ukomeze kugenda umenya n'ibindi byinshi cyane, kubera ko uyu munsi ndashaka ko tugenda dukubita tuva mu nzira pana kwinjira mu bintu byinshi. So rero uyu mugabo ni umugabo watangaje yuko ngo yabashije kuba yagera muri gereza, agira ibyo yiyadaptamo, n'ubundi akomeza wa mwuga we w'itangazamakuru, agira
kuba abatizwa mu idini ry'abadive, ndetse ngo gereza kuba ayirimo nyine yabashije kuba yabyumva nyine arabifiringa pana kuvuga ngo yagezemo ngo arigunga ngo nyine kubera ko yavuze yuko ngo ugeze muri gereza ukaba wabasha kuba umuntu wigunze cyane n'ayo maraso nakujya ku mubiri, ariko niyo wiyakiriye kumva ko byose bishoboka ukabana n'abarimo neza ndetse nawe ugashaka ibyo ujyamo uhugiramo, ati n'ubundi ni hahandi wallahi uba umeze nk'aho uri hanze ariko ngo ntabwo bigucarinjinga mu bwonko cyane. So wowe na wundi n'umunyamakuru Fata kumavuta navuga ngo turamwifuriza kuba yagaruka mu gihugu kubera ko buriya hari abarimo difera no hanze, ariko byibuza turamwifuriza kuba yagaruka mu gihugu tukongera tukamugira nka Fata kumavuta twahoranye. Another update ni update zivuga ni update ziri kuvugwa kuri Ed Promoter ndetse n'umukunzi we Micky, aho nabo ngo bari gukomeza kwikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Aha baba bombi kabisa navuga ngo bari muri romance ikomeye, bari muri romance ya danger, bari mu munyenga w'urukundo uri navuga ngo uri strong cyangwa se uhamye, aho birimo birebazwa nimba byibuza bombi hagati yabo bazanashakana kubera ko ngo bari kwerekana imvamutima zabo z'urukundo rwabo barimo for right now. So rero navuga ngo Ed Promoter no promoter navuga ngo ubasha kuba ya promotinga update nawe ziri trend kandi navuga ngo ukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. So rero aho navuga ngo ari mu rukundo n'uno mukobwa ngo ni Micky, aho abangaba bombi ngo bari mu rukundo, bari mu munyenga w'urukundo. So rero se twitege umunyenga w'urukundo wabo uzaganisha kuki, ese umunyenga w'urukundo wabo tubitege iki? So rero another update ani update z'abantu ndi kubona ku mbuga nkoranyambaga, ariko kubera iki ibi bintu ariko ngiye rero ari ibintu nyambona ngiye numva nta nubwo abantu bakagombye kuba banakizera izo channel. Kubera iki hari channel mbona ziba zishaka gushakira views mu bintu bidahari, hari channel nyinshi cyane nagiye mbona zigenda zitumira hosting abantu bagiye batandukanye ngo ni ba mama Emelyne, ngo bagaje kuvuga ngo mu bijyanye ngo n'abana babo ngo mu buryo ngo bwo kuba ngo kuriya ngo nakuriya, ukibaza ese. So rero ni ibintu ndi kugaya cyane kubera ko ntago byagakwiye ko aya macano cyangwa se aba bantu bakagombye kuba bari kuhostinga abamama cyangwa se abantu baza bigize nkaho ari abamama ba mama Emelyne, kubera ko burya ntago kuba wafata ngo witire umuntu utari we nabyo ni amakosa. Abantu tuba tugomba kuba twamenya ngo se aba bantu kuko batuzaniye ni really, niba musanze uwo muntu bakuzaniye atari umuntu ruri kapingi iyo channel yireke kuko ni abantu bakuzanira content zikubeshya, apana content zikubaka wowe nk'umuntu ubakurikira. So rero akanizere ko byibuza wowe twabanye mu kiganiro hari icyo wenda navuga ngo waba wigiyemo kwa wamenya gukurikira uguha ibintu biri apana gukurikira umuntu ugofofarika. So rero kanizere ko umeze neza, angiye twari turi kumwe Sky mwenyewe ni ya Pablo Papito Pachino Makadon Tigre Scope Pistol. It's your back and sharp boy, Buggen boy, you know the shino the van the qui. It's your shop boy DJ Sky Missy Move. Akatuze korana muri update z'ubutaha cyangwa se muri update z'akagaruka. Aha ngaha tuba tubana umunsi kundi. So katubonane another day.